Shalom, tuguhaye ikaze kuri Senga Ubohoke. Imana iguha umugisha wowe wakoze subscribe kuri Senga Ubohoke, aho ducisha ijambo ry'Imana. Gisigaye ari igicaniro cy'ijambo ry'Imana, hanyuma igicaniro cy'amasengesho ni isengesho ribohora official. Wowe rero wakanze subscribe hano kuri Senga Ubohoke, turagusaba kugira ngo ujye no ku gicaniro cy'isengesho ribohora official uhakande, kuko ku gicaniro cy'amasengesho cyitwa isengesho ribohora niho twigishiriza uburyo bwo gusenga, ni naho dusengera, ni naho turimburira cyangwa se twinjira mu mwuka tukarwanya ibiturwanya, turi ku gicaniro cy'isengesho ribohora official. Aha rero ni igicaniro cyitwa Senga Ubohoke cy'ijambo ry'Imana. Tugwa ikaze rero mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane. Tugiye guhishura ubucuruzi bukorerwa mu isi y'umwuka y'abarozi, cyangwa se ubucuruzi bukorerwa mu isi y'ubupfumu n'ubukonikoni, aho umuntu ashobora kugurishwa, umuntu agahinduka igicuruzwa, abarozi bakamugura, abana mu mwijima bakamugurisha, cyangwa se abo mu muryango bakaba bakugurisha, bakagurisha ubuzima bwawe mu isi y'abadayimoni. Ugasanga ubugingo bwawe bwaragurishijwe mu isi y'abadayimoni, cyangwa se mu isi ya Satani, cyangwa reka tuvuge mu isi y'umwijima. Ukajyanwa mu isi y'umwijima, mu isi y'umwuka barakuguze. Satani agahora avuga ati uyu muntu ni umugurano, naramuguze n'uwanjye. Icyo nicyo tugiye kuganiraho, tugiye kugihishura, hanyuma turaza biragendana n'isengesho riri bube riri ku isengesho ribohora, ku gicaniro cy'isengesho ribohora. Aha rero ubwo numara kumva iri jambo, umaze guhishurirwa no kwisobanukirwa, ubonye inguni zose z'aho waba waragurishijwe, uraza kujya ku gicaniro cy'amasengesho cy'isengesho ribohora usengane natwe. Mana y'icyubahiro, ni wowe uhishura ibihishwe, ni wowe utwigisha ibyo tutabasha kumenya. Twebwe turi abantu bamenyereye iyi si ngiyi igaragara, nayo ntabwo tuyizi neza, n'ibiyikorerwamo ntitubimenya neza, tumenya bike bike. Rero isi y'umwuka itagaragara mwami, ibiyikorerwamo nta na kimwe twabasha guhishurirwa tutagihawe n'umwuka wawe wera. Umwuka wera ngo nuhishure muri iri jambo, umwuka wera ngo intumishurire muri iri jambo, umwuka wera ngo intuhishurire muri iri jambo tugiye kuganira. Abaje bose hano kuri Senga Ubohoke bahabwe kugwiza ubwenge bwo kumenya ibibaho mu isi y'umwuka. Nanjye nongererwa ubwenge bwinshi mwami, kugira ngo nkomeze kubera umucyo aba bose baje kuri Senga Ubohoke, kuko wavuze yuko turi umucyo w'isi, kandi tukaba turi umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi, umudugudu utabasha kwihishira. Wavuze ko nta kongeza itabaza ngo aritwikire, ahubwo arishyira mu gitereko cyaryo. Wikwemera ko Satani atwikira ibiturimo, wikwemera ko abana b'umwijima batwikira ibiturimo. Reka ibiturimo bihindukire umucyo, abakure n'abahafi bihindukire umucyo, buri muntu wese uza hano kuri Senga Ubohoke, zina rya Yesu Kristo. Kandi ujya ku gicaniro cy'amasengesho, icyo waduhaye cy'isengesho ribohora, uwo abohoke, ajya ahabohokera biciye mu byo yamenye no mu byo yasobanukiwe. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, umwuka wera ngaho utangira wigishe, tangira uhugure, tangira utumurikire ubucuruzi bukorerwa mu isi itaboneka, mu isi itagaragara, ahacururizwa imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu.
mu izina rya Yesu Kristo, maze uri buze gusanga wese yaracurujwe akagurishwa agahinduka imari y'abandi. Mana yanjye, Mana isumba byose, umugaruze urukundo rwawe n'ububasha bwawe, yongere abo wawe ibyiteka ryose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Twababwiye ko tuje kuganira ibyo nyine, igura n'igurishwa rikorerwa mu isi y'umwuka. Iri gura n'igurishwa rikorerwa mu isi y'umwuka, aho umuntu mu isi y'umwuka, mu isi itagaragara, ari mu isi y'abarozi, isi y'abakonikoni, yasi ujya wumva ihuriramo n'abantu bitwa aba Freemason, aba Illuminati, aba Rose Croix n'ayandi matsinda yose ayoboye iyi si mu buryo bwa kirozi. Hakaba na yandi nyine tuba dusanzwe tuzi hano muri Afurika, abarangi, abacwezi, bapfumu, abakonikoni n'abandi bose bagira isi bahuriramo. Abarozi bagira isi bahuriramo, abakonikoni bagira isi bahuriramo, abana b'umwijima bagira isi bahuriramo mu buryo bw'umwuka. Hanyuma bakagira n'isoko, isoko rigari cyane rigurishirizwamo cyangwa rigurirwamo cyangwa ricururizwamo. Ni ukuvuga ngo muri iryo soko mu isi y'umwuka haba hari icuruzwa ry'abantu mu buryo budasanzwe. Iyo tuvuga icuruzwa ry'abantu, ntukumve ko ari icuruzwa ryo kugucuruza ari ugucuruza umubiri wawe, nubwo hariho bamwe bayicuruza ariko bashaka indamu z'ako kanya, ntibamenye ko bagurishije ejo habo ibihe byose. Hano turimo turavuga icuruzwa riba mu isi y'umwuka rikaze cyane, riteye ubwoba, ndetse utabasha gusobanura, ritasobanurwa n'ubwenge kamere ngo uryumve cyangwa se upfe kuryakira no kubisobanukirwa utamurikiwe n'umucyo wa Kristo. Muri iryo curuzwa rero n'ahantu umuryango wawe ubwawe ushobora kukugurisha, umuryango ukakugurisha kubera ishyari ugufiteho. Bakuru bawe bakugurisha kubera ishyari, batifuza ko baruta ubu umuntu ukomeye. Barumuna bawe bakugurisha, abavandimwe bawe bakugurisha, bo kwa so wanyu, kwa nyoko wanyu, bakakugurisha mu isi y'umwuka. Wamara kugurishwa mu isi y'umwuka, ukisanga hari imbaraga zigufiteho ubutware, kuko zo ziba zivuga ngo itwara muguze yabaye iwacu. Reka dusome ijambo ry'Imana, kuko ntangiye nkwereka ko abavandimwe ubwabo bakugurisha, atari ukuboko kw'Imana kugushoreye ngo kugendane nawe, aho wagurishijwe ngo Imana ikora ibikomeye, ihinyuza imigambi yari yagambiriwe. Kuko ushobora kugurishwa ari mu rwego rwo kukwikiza, ari mu rwego rwo kuvuga ngo atuveho, azicwe n'abandi bantu, ntibizamenyekane ko ari twe twamwishe, twishe destiny ye, ntibizamenyekane ko ari twe twishe ejo hiwe hazaza, ntibizamenyekane ko ari twe twishe icyerekezo cy'ubuzima bwe. Bakakugurisha mu maboko y'abandi bantu, ukisanga mu maboko y'abarozi, ukisanga mu maboko y'abakonikoni, ukava hano mu Rwanda ukajya hanze. N'ubundi kuko wagurishijwe mu isi y'umwuka, wagera no hanze ubuzima bukakunanira, aho abandi ubuzima bworohera, aho abandi imibereho yorohera, hahandi wahagera aho wari uzi yuko ugiye koroherwa n'imibereho, kubera wagurishijwe ubwe imibereho ikakubana mibi cyane, ubuzima bukagusharirira cyane, kuko wagurishijwe utabizi kandi ugurishijwe nabo mu muryango wawe. Ukaba wajya mu rugo ukaba uzi ko urugo urushaka ari rwo rugiye kukubera ibyishimo, ari rwo rugiye kukubera amahoro, kuko wagurishijwe mu isi y'umwuka, ugasanga rwa rugo ruragushaririye, ukaba wanakwicuza icyatumye unashaka, niba uri umugabo cyangwa se waba uri umugore, ukavuga uti kubera iki ibi ari njye bibayeho,
urugo rukakwanga neza, narwo ubwarwo rukakuruka, kubera uba waragurishijwe mu isi y'umwuka. Wajya mu kazi uzi ngo akazi urakaboneramo ubuzima, urakaboneramo imibereho, kakaba nk'akazi kakubereye uburetwa bukomeye, kuzajya uhembwa bikaba ikibazo. N'igihe uhembewe ugahabwa ibice cyangwa se ukayafata usanga ukajya kugera ku gihe cyo guhembwa kwawe yarashize kera, uri no mu madeni, kubera imibereho yawe iba yaragurishijwe n'ubuzima bwawe buba bwaragurishijwe. Ukajya mu kwiga, ishuri rikaguhanda rikagusharirira bikanga. Wajya no mu gusenga ujoyininze bene so cyangwa idini, ugiye mu itorero, wagera mu idini cyangwa mu cyitwa itorero ukahurira n'intambara. Tuzi neza yuko mu basenga ubundi aho waba uhungiye uzi ko ariho ushobora kubona amahoro, aho ugasanga muri abo bantu bita uko basenga ugiyemo uhahuriye n'urwango. Abantu barakwijunditse mu basenga, kandi ariho wari uzi yuko wabonera amahoro, ariho wari uzi ko ushobora kuhabonera abavandimwe bazima. Wajya no mu basenga ahubwo ugasanga noneho ni nk'aho uhungiye mu kuzimu. Bakakurwanya basenga, bakakwanga basenga, bakakuvuga nabi ntawe wagiriye nabi. Ugasanga nyine buri kimwe cyose kiri kwanga. Ariko biterwa n'iki? Nuko wagurishijwe mu isi y'umwuka. Noneho ugurishijwe, hari imbaraga zakuguze, aho ugeze hose ugakubitana n'umurozi, ugakubitana n'umurozi. Mu rusengero ukarogwa, mu mudugudu ukarogwa, mu kazi ugasanga hagahaguruka umusore mugenzi akakuroga cyangwa umukobwa ukuroga. Ku ishuri wanagira, niba udafite amaso abona, ukisanga uri connected n'ukuroga mu buryo bw'imitongero, yani impande zombi, kuko ubugingo bwawe cyangwa se we umwuka uba waragurishijwe mu maboko y'izindi mbaraga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Duhere mu Itangiriro igice cya 37. Itangiriro igice cya 37. Duhere ku murongo waho wa 5. Handitse ngo Yosefu arota inzozi aziroterera bene se, barushaho kumwanga. Kumbe inzozi zawe wizirotoye ukazibwira abo muvukana, abo nibo babanza kukwanga. Urumvira ijambo, ba bandi muvukana bo mu maraso yawe. Iyo ufite inzozi zikomeye ukazibarotorera, nibo barushaho kukwanga. Bazakwereka wenda ko nta kibazo, base nk'abaseka mu mitima yabo, ariko bakwange bumve bati uyu muntu agiye kuturuta. Ngo arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose. Uramenye ntukihutire kuvuga inzozi zawe, ntukihutire kubwira buri uwo ari we wese ahazaza hawe, aho urota naho utekereza. Kubwira abo bene so bitwa ngo turavukana mu maraso cyangwa se turavukana mu miryango, ukababwira inzozi zawe, ukababwira ibyo upanga n'ibyo ushaka gukora, uba ukoze amakosa cyane. Noneho rero sasa reka tumve rero uyu muhungu arimo arabwira bene nyina na bene se ngo twahambiraga imiba mu mirima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Urumva ko bene se bahise bahishurirwa iby'izo nzozi, barazimenye. Umwana yaravugaga atazi ko bakuru biwe bari bamukuriye, bamurusha ubwenge, bari buze kumenya ibyo yarose ndetse n'ahazaza hiwe.
none rero sasa ngo baramubaza ngo ni ukuri wowe uzaba umwami wacu, ni ukuri wowe uzadutwara. Bumvishe yuko azaba umutware wabo. Reka nkubwire nshuti mukundwa, umukuru wawe yifuza kuba yaba uwo murumuna wawe, yifuza ko yaba hejuru yawe. Ntabwo yifuza kuba yaba hejuru yawe. Buri muntu agira destination yiwe. Ngo no kuri wowe uzadutwara. Izo nzozi n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Ndagusengera kugira ngo urwango wanzwe n'umuryango rutagaciro mu izina rya Yesu ntiruzaburizemo umugambi w'Imana. Urwango ushobora kuba wanzwe n'abo muvukana, n'abo mubana mu muryango, ntiruhagarike umugambi w'Imana ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Rutagaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ntesheje agaciro urwango rwose wangwa n'umuryango wawe, kandi ntawe nturuhe agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango kwanza Imana igukunda bigutwaye iki? So na nyoko bakuru bawe barumuna bawe bakwanza Imana igukunda bigutwaye iki? Ko Imana ariyo tangiriro ry'ubuzima bwawe, akaba ari nayo herezo ry'ubuzima bwawe, ko ariyo yakuzanye ku isi, ikumanura kwabo batari bahari, iguhumeka nk'impumeko yayo, ikakuzanira umwuka uvuye mu wundi mwuka witwa Imana, ikaguseseka muri ayo maraso n'inyama, ari byo usangiye n'abo barumuna bawe n'abakuru bawe bo mu miryango kwa basobanyu na kwa banyoko wanyu, ko nta n'umwe wabigizemo uruhare. Ufite ikibazo cy'uko umuryango kwanga. Shaka urukundo rw'Imana, ukundane n'Imana by'ibihe byose. Zirikana ko Imana ivuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Shaka Imana, uyishakane umwete. Abantu bakwangira urushaho gushaka Imana, abantu bakwangira urushaho gukunda Imana, imiryango ikwange urushaho gukunda Imana, umugore akwange ukunda Imana cyane, umugabo akwange ukunda Imana cyane, shobuja wawe umukoresha wawe nakwanga ukunda Imana cyane. Urebe ko Imana itakugeza heza hashoboka, ikagubogisha ukaruta abo bakwanze. Yes, iyo wanzwe ni ukuvuga ngo Imana irakuzamura ikagushyira hejuru y'abakwanze bose. Umva uko ijambo rivuga muri Yesaya, haravuga ngo nubwo wanzwe 60:15 ngo nihagira icyiza kikunyuramo, ngo nzaguha ubwiza buruta ubw'ahandi hose. So petese kiriya horiya ndumva mfashishwe. Ngo nubwo wanzwe nihagira icyiza kikunyuramo, abantu nibabone ko hari icyiza kikunyuramo bakakwangira ubusa, jambo rero ngo nzaguha ubwiza buruta ubw'ahandi hose. Iyo wanze ngo uhanurire wo nibuzi ko wanzwe, wikwikundisha ku bakwanze, wowe ahubwo ikundisha igikundira imbere y'Imana, iraza kukuzamura igushyire hejuru yabo bakwanga. Ngo yongera kurota izindi nzozi, aziroterera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 12 binyikubise imbere. Bwa kabiri yongera gukora iryo kosa, akoze ikosa ryo kubwira bene se izindi nzozi. Imana ituhe ubwenge, Imana indeme mu bwenge, nawe Imana iguhe ubwenge. Bene so bajye bakora, bajye babona ibintu wabikoze. Wirotora inzozi zawe Mosheri, wirotora inzozi zawe zibwira abantu buri ngo ni mukuru wanjye ni murumuna wanjye. Ceceka nshuti mukundwa, bika ibyo bintu mu mutima wawe, utaza kwisanga ugurishwa mu maboko y'abandi bantu. Mwisi y'umwuka igurishwa rirahari cyane riteye ubwoba, kandi igurishwa ritangirira mu rwango rwakwanze, mu rwango rwakwanze. Cumi ngo azirotorera bene se
aramucyaha. Umva ko na se wamwibyariye yamucyaye. Aramaze ati izo nzozi nizo zikisha, ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza tukwikubita hasi imbere yawe. N'ababyeyi b'umwana barikanze kubw'inzozi umwana yaroshe, ngo bene se bamugirira ishyari. Ariko se ajya yibuka ayo magambo, bene se bamugirira ishyari. Uribwira ko wagirirwa ishyari n'umuntu waho ngaho utakuzi? Uribwira ko wagirirwa ishyari n'umuntu utari uwa bugufi bwawe? Uzagirirwa ishyari n'uwo mukorana, uzagirirwa ishyari n'uwo musengana. Uwo musengana yakugurisha neza neza, uwo nguwo mukorana mu kazi kamwe yakugurisha bitewe n'ishyari. Uwo mwene nyoko cyangwa mwene so yakugurisha mu mwuka ubaye umupfapfa. Izi jambo ndi kwigisha sindi kwigisha kugira ngo mwange abavandimwe banyu, no, ndi kwigisha kugira ngo ahubwo mubakunde, ahubwo mugire ubwenge. Iyi si tuyibamo dukoresheje ubwenge. Jambo riravuga ngo nzasengesha umwuka iteka, ariko kandi nzashengesha n'ubwenge. Yes, ubwenge ni ngombwa. Ibi byandikiwe batwebwe b'iki gihe kugira ngo bidukore ku maso, tumenye uko turinda ahazaza hacu, kugira ngo umenye uko usigasira destination yawe, uyirinde ubwawe. Ngo bene se bagira ishyari, ariko bamugirira ishyari. Bamugirira ishyari kuko bumvise ko azabaruta, bumvise ko azaba umutware wabo, kandi ari we muto bari bakuru. Umva nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, ujye ku isengesho ribohora official, turaza kwakira isengesho dusengane, tumenagura umwuka twagiriwe w'amashyari mu miryango, kuva mu miryango, mu bo dukorana, mu bo dusengana. Turaza gusenya umwuka w'ishyari ryatuma tugurishwa mu izina rya Yesu Kristo ku isengesho ribohora official. Urahasanga iryo sengesho, turaza gusengana nawe ku gicaniro cy'amasengesho. Aha rero ni igicaniro cy'ijambo, aho uronka ubwenge n'ihishurirwa rigufasha gusenga. Biragatsindwa gusenga ntacyo wahishuriwe. Biravuga ngo ahatari hishurirwa abantu bigira ibyigenge. Aha ndiza nashidikanya ko ari cyo hishuriwe. Hari ibibazo ucamo bikomoka mu mashyari wagiriwe n'abasaza bawe bo kwa baso wanyu, n'abashiki bawe bo kwa baso wanyu, n'abakuru bawe mu muvukana mu maraso, n'abandi. Hari ibibazo wacamo waragiriwe ishyari n'abo mukorana, n'abo mwigana usekerera gutyo utazi ngo ekere kujya imbere. Kumbe ishyari ryarabatwishe mu mitima, ariko ntibabikwereke. Mwajya muganira mugaseka bakakubwira ko bagushyigikiye, kandi ishyari ribarya, ishyari ribonona. Umva icyaje gukurikiraho rero kubw'umwana witwa Yosefu. Ngo bene se bajya kuragira umukumbi wa Shekemu. Isiraheli abwira Yosefu ati bene so ntibagiriye umukumbi i Shekemu, ngwino ngutume kuri bo. Bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu, ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati ntuma. Arambwira ati genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati baragiye kuko numvise bavuga bati tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani, bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Hari abakugira inama bari kure yawe
kure yawe aho utumva aho utabona, bakumva bakwica ejo hawe hazaza, bakumva bakwica aho ubuzima bwawe uko bababona imbere hari ukureba agakoresha ijisho akarenga amaso, ibibazo ufite ijisho rye rikarenga uburebure ufite, igihagararo ufite, rikabasha gutumbira wowe mu myaka iri imbere, rikagira ishyari rikavuga ati uyu muntu uko mubona imbere hari akazi. Yamara kukugirira ishyari arebye akurebera kure, kavuga ati akajya inama y'ukuntu yakugenza, bakigira inama y'uburyo bakwica, bakica ejo hawe. Buri nama yose yakozwe ku bwawe, buri nama zose zapanze mu mitima y'abakwanga kugira ngo bice ejo hawe, ndazagiza mu izina rya Yesu Kristo. Nizangiriwe nanjye ubwanjye, ndazagiza mu izina rya Yesu Kristo. Zopete ndazirimbura buri nama yose korerwa n'abanyanga, ziri mu mitima y'abanyanga, ziri mu mitima y'atanyifuriza ibyiza, ziri mu mitima y'abakubita urutoki ku rundi, ndazagiza mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Ziri mu mitima y'abakwanga wowe, ziri mu mitima y'atakwifuriza ibyiza, ndazagiza mu izina rya Yesu Kristo yakazonga. Abashaka kukwica babigambirira mu mitima yabo, bakikwica ejo hawe, kwica icyerekezo cyawe, ndangiza kwa jina la Yesu izo nama, ngo bamwitegera kiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Hari abashaka kukwica batagukozeho, hari abashaka kukwirukanisha ku kazi utabizi, hari abashaka ko amashuri yawe ahagarara utabizi, barwana no kugira ngo ureke kwiga, hari abarwana no kugira ngo uve mu gakiza, bakugushe bahora bakwigira, bavuga ati karirata karakijijwe tuzagasamba, tuzareba ko akazasambana, tuzareba ko tutazamugusha. Abasore bakagupangira, wa mukobwa uvuga ko uri umurokore, muri ako kazi bakagupangira ariko ari kuzimu, barimo baratekereza ibyo, kavuga ati ntitubona postinga, ntitubona avuga ngo arasenga, tuzamugusha. We bamaso kwa jina la Yesu. Aba bagupangira utabizi, mukorana, aba bagupangira mwigana utabizi, bamaso. Abo bakobwa bagupangira, kibwira yuko niba usenga ukabugendana n'abadasenga, niba usenga ukabubana n'abantu budupagani twawe, bagupangira. Funguka kwa jina la Yesu, funguka, macho yako afunguke, akili yako ifunguriwe, ubwenge bwawe bubohoke burebe, ubwenge bwawe bubohoke, ndatura ngo ubwenge bwawe bubohoke, ushishoze. Jambo riravuga ngo nuko mwe kugenda nk'abadafite ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge rwose, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Abefeso 5:15. Dukomeze ngo baravuga bati dore Karoso araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Urazira inzozi zawe, urazira destination yawe. Barumuna bawe bakuziza destination yawe, bakuru bawe bakuze destine yawe, abo bo mu miryango muvukana bakuziza ejo hawe. Hari abashaka kukuziza ejo hawe nabo batabizi ko bari gukoreshwa n'umwanzi. Nutaba amaso ngo wowe uhatanire ejo hawe, bere maso muvandimwe muri Kristo Yesu. Ngo Rubeni arabyumva aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya, kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho, kwari kugira ngo amubakiza musubize se. Bakujugunye mu rwobo, Imana ikuvane mu rwobo watawe mu izina rya Yesu. Abafashe amazina yawe bakayandika ku rupapuro bakagenda bagata mu rwobo, ndagutaburura muri urwo rwobo mu izina rya Yesu Kristo.
ndakuvanamo nanjye ndwivanyemo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Yes, ngo tumujugunye mu rwobo. Reka rero turebe koko ngo baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwari mu busa nta mazi yari rurimo. Imana igukure mu rwobo watawemo rurerure aho wajugunywe. Nawe ubwawe ugeze kurota igihe kimwe uri mu rwobo rurerure cyangwa se ugiye kurugwamo, Imana igushimbutse izo nzobo wajugunywemo mu isi y'umwuka. Reka dusimbuke tugende ku murongo twari twagendereye, sibyo? Dusimbuke tugende ku murongo twari twagendereho twavugaga igurishwa. Ngo Yuda abwira bene se ati kwica mwene data. Ni murongo 26 ubwo. Ariko umenye ko bari babanje kumuhita muri rwobo rutagira amazi. Abo ni bene se sha, abo ni abavandimwe sha. Wowe wizera umwana w'umuntu. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Wavuga ngo bene mama bene data, sinkubwira ngo anga bene so. Bakunde cyane kandi ubafashe niba uzi ufite ubushobozi bwo kubafasha. Ariko kandi gira ubwenge, bana na buri muntu wese mubane ufite ubwenge mu izina rya Yesu. Iyi si kuyibamo bisaba ubwenge. Noneho rero sasa ryagurishwa twavuze ryo mu mwuka, iri ni ryabaye mu buryo bw'umubiri, ariko ejo niho nzasesengura cyane ryo mu mwuka, mu isi y'abarozi uko rikorwa. Igurishwa ryo mu isi y'abarozi ejo, cyigisho cy'ejo niho tuzarisesegura. Imana yashatse ko tuguma ahangaha muri ibi, ariko reka tuvugaho gatoya. Ngo nimuze, ngo Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Ariko urumva uyu muntu ari kuzira destination yiwe, ari kuzira ejo hiwe bahabonye bafite amashyari, ntabwo barashaka kuhazimangatanya. Ejo biwe bamaze kuhamenya ko azabaruta akabategeka akabayobora. Hanyuma uribwira ko ubwo koko mu bitekerezo byawe uribwira ko mukuru wawe yanezezwa no kumuyobora, uri muri umunawe uribwira ko reka buri muntu wese abashaka kuba hejuru y'undi, uhereye mu muryango. Ntukabura ubwenge. Ninde wanezezwa nuko umuruta uba hejuru y'ubuzima bwe ukaba ukomeye kumurenza? Noneho sasa nibo muvukana atanezezwa nuko umuruta, noneho uwo hanze byagenda gute? Uwo hanze noneho niyo mpamvu ugomba kugira ubwenge. Uwo mukubitanye mu ishuri, uwo mukubitanye mu kazi, niba uwo mu nzu ndani mu rugo rwawe yakugira ishyira atifuza kumuruta, wa wundi mukorana, wa wundi mugendana, mudafitanye isano namba ryo mu maraso, mwakubitanye mu rusengero gusa, cyangwa se mwakubitanye ku ishuri, cyangwa se mwakubitanye mu kazi, urumva aho bicura iki? Tunguka uwo munyabwenge mu izina rya Yesu. Umva rero igitekerezo. Nimuze tumugure n'abariya b'Ishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data akaba arakara kamwe, bene se baramwumvira. Ngo nimuze tumugurishe. Bamupangiye kumugurisha mu sheri, ariko mu kumugurisha ni mu rwego rwo kugira ngo amaraso yabo yiwe atazaba kuri bo. Wenda abamugura nibazamwica birabareba, nuko bazamwica birabareba, ariko bo urwo rubanza rw'uko bishe bene se ntirubabeho, kuko ari amaraso yabo. Umva izo muwe, umva izo mbazi. Bafashe gahunda yo kumugurisha. Ntibazi abari bumugure icyo bazamukoresha. Bashobora kumugura bakamwica bakamurya, bashobora kumugura bakamukoresha iby'ubugome bwose butandukanye, ariko gahunda bafashe bati tumugurisha.
ngo hahitaga abamediyani batundaga bakurura Yozefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yozefu muri Egiputa. Umva ukuntu byagenze. Abishimayeli barahitaga ngo bigendera. None muri uko guhita bigendera ngo nibwo bafashe gahunda yo gukura Yozefu muri rwarwo. Bamaze gukura muri rwo bamugurisha ababishimayeli. Ngo abahitaga b'abamidiyani nabo batunaga ngo n'abamediyani. Abamediyani ngo batundaga bakurura Yozefu bamukura muri rwarwo. Abamediyani nibo bamuguze. Bakurura Yozefu muri rwarwo ngo bamugura ibice by'ifeza 20. Urumva aba nabo baramujyanye, abitwa abamediyani bamugura ibice by'ifeza ngo 20. Umwana yisanga mu maboko y'abantu atazi, agurishwa muri ubwo buryo. Mwisi nk'uko ushobora kwisanga mu maboko y'abantu utazi, baguze umva baraguze inyenyeri yawe, baraguze inyenyeri y'ubutunzi bwawe, kisanga uri mu maboko y'abantu utazi. Inyenyeri yawe y'ubutunzi yaragurishijwe, ifitwe n'abantu bakomeye, bakarushaho gutunga cyane no kuba batunzi n'abakire. Utazi impamvu zo gucenda kwa kumba inyenyeri yawe yaraguzwe, igurwa n'abatunzi. Mwisi y'umwuka abarozi barayitwaye, barayicuruza, ubigicuruzwa. Mwisi y'umwuka inyenyeri y'urushako rwawe iragenda iragurishwa. Igurishijwe urushako rukubera rubi, ruragusharirira, cyangwa se uranarubura burundu, wifuza umugabo uramubura kubera iyo nyenyeri y'urugo rw'iri y'urushako yagurishijwe. Mwisi y'umwuka bagurishije inyenyeri yawe y'urubyaro. Neza urubyaro rwawe urubuze, uragenda uragerageza, uragenda urapima, bapima, ujya Burayi, ujyayo urazenguruka kugira ngo urebe ko wabyara, biranga wapi, kuko inyenyeri y'urubyaro rwawe yagurishijwe, ishyirwa mu maboko y'abandi bantu utazi. Yesu, ukuboko k'Uwiteka kuguhumure mu izina rya Yesu. Ibyo byakozwe na bamwe mu miryango y'iwanyu utazi. Bajya bareba bakabona muri wowe hazaturuka urubyaro rukaza, uzabyara abana bazaminuza, uzabyara abana b'abahanga. Bajya bareba muri wowe bakabona bati ye uziga uminuze, uzamuka uba umuyobozi. Inyenyeri y'amashuri barayihambira, barayigurisha. Hari abacuruzi, hari imiryango y'abakire bifite abana bananiwe kwiga neza kandi za miniriva n'ibifaranga babifite, ariko ibyana byananiranye nta bwenge. Bajya mu bapfumu bagurishwa inyenyeri y'abana bawe. Bana bawe baramuhinduka igicuruzwa, baragurishwa. Ntiwamenya ko abana bawe ubwenge bwabo bwaguzwe. Ntiwamenya ko urushako rwawe rwaguzwe. Ntiwamenya ko urubyaro rwawe rwaguzwe. Ntiwamenya ko business yawe yaguzwe. Ndagusengera kugira ngo abaguze ibyawe, amaraso Yesu nawe yarakuguze, bakugarurira ibyawe mu izina rya Yesu. Bani kugirira neza. Twavugaga kwicuruzwa, igurishwa n'icuruzwa riba mu isi y'umwuka. Ibi byabaye Yozefu mu buryo bw'umubiri, yewe no mu gihe cy'ubukoroni, mu gihe cya kera icuruzwa ry'abantu ryabagaho, umuntu agacuruzwa mu buryo bw'umubiri bikagaragara. Ariko isi ko yagendaga itera imbere, ndetse haduka n'abarwanira uburenganzira bwa muntu, hashyirwaho amategeko abuza icuruzwa ry'abantu. Nubwo bimwe na rimwe mu bihugu hari ibihugu bikirimo abantu bakigurishwa mu buryo bw'umubiri, ariko nkubwire ngo ibi byarahindutse bijya mu isi y'umwuka.
buriya ibintu mbere y'uko bibaho mu mubiri bitangirira mu mwuka. Mu mwuka we ricuruzwa ntabwo ryigeze rihagarara, kuko nta n'uwarihagarika. Ntabwo amaleta y'isi cyangwa abo mu isi ubu bwenge babumenya, niba bwakira, niba buzi. Ubu ni ubwenge bwahishwe benshi. Uzabona abantu batumbagira bazamuka ari ibyamamara, amazina yabo yarabaye ibirangirira, abandi ari abatunzi bamenetse cyane, ukibwira ko ari Imana yahaye ubutunzi gusa. Hari abubakiye ku bucuruzi bw'inyenyeri z'abandi zagiye zigurwa. Umuntu ashobora gutunga inyenyeri 1000 z'abantu 1000 zaraguzwe n'umuntu umwe mu isi y'umwuka. Ejo umuntu hakagurishwa. Ndagusengera ejo tuzabigarukamo cyane, turebe ukuntu ubwo bucuruzi bugenda mu isi y'abarozi. Ubwo bucuruzi bugenda, uburyo hakoreshwa uburozi, umuntu agacuruzwa akagurishwa, n'ubugingo bukagurishwa. Tuzabikomeza ejo. Imana igutabara, Imana ikugirire neza. Buri mashyari yose wagiriwe yose, imbaraga z'Imana zihagarike. Buri curuzwa ryose ryagukorewe ritangiriye mu muryango, ukagenda uhererekanywa ukisanga mu maboko yabo utazi. Imana igukure mu maboko yabo utazi mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu barogwa batazi impamvu barogwa, batazi n'ubaroga, bari mu maboko y'abantu batazi. Hari abantu bari mu maboko y'abagizi ba nabi batazi impamvu ubona ubuzima bwaranze n'imibereho byanze, ibintu byose icyo ukora cyose cyanga. Uri mu maboko y'umuntu utazi, uri mu maboko y'uwakuguze utazi. Impamvu ubona urwo rushako rwanze gushaka byanze, uri mu maboko y'umuntu utazi. Urushako rwafashwe n'utazi ararugura. Impamvu ubona urubyaro rwanze, uri mu maboko y'umuntu utazi waguze urubyaro rwawe. Impamvu ucuruza bikanga ntibyemere, uri mu maboko y'umuntu utazi waguze ubucuruzi bwawe. Impamvu uhorana agakiza kakunaniye, ukizwe uyu munsi ukagwa, ugakizwa uyu munsi ukagwa. Uri mu maboko y'abantu utazi badafite umubiri n'amaraso, bavuze ngo twaguze agakiza kawe, ntibakwifuza kukizwa neza, bifuza kurimbuka. Uri impamvu uva mu byawo ukajya mu bindi, kageso kano kagacika hakaduka kandi kageso. Uri mu maboko y'umuntu utazi wakuguze. Imana igukure mu maboko y'umuntu utazi mu izina rya Yesu. Imana igukure mu maboko y'umuntu utazi. Imana igukure mu maboko y'umuntu utazi. Imana igukure mu maboko y'umuntu utazi. Jya kuri Senga Hope, kanda hano subscribe. Wari ubwa mbere wari uhageze uri kumvira ijambo ry'Imana, niba rigufashije kanda subscribe, uko n'ubundi n'ejo bundi, kugira ngo igihe cyose ujye ubona iri jambo ry'Imana igihe turishyizeho, Imana iducishamo kugira ngo bikugerereho ku gihe. Kanda subscribe. Hanyuma nanone niba nyuma yo kumenya, kuko umenya ntusenge ntacyo bimaze, hita ujya kuri Senga ku gicaniro cy'amasengesho cyitwa Isengesho Ribohora Official. Isengesho Ribohora Official, hita ujya kuri icyo gicaniro cy'amasengesho ukurikirane isengesho rigukura mu maboko y'umuntu utazi mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imana ikugire